isi ndetse n'ibintu biyiriho byose, ni ukuvuga ikiremwa muntu, inyamaswa, ibimera, ibiguruka ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa mu kurema ibi byose hagiye hashyirwaho n'iherezo ryabyo. Ibyo ndabizi neza ko namwe mutabishidikanyaho kuko murabizi neza. Umuntu ashobora kuramba ndetse akagira imyaka myinshi ku buryo buri muntu wese ubyumvise ahita atangara akavuga ko arambye. Gusa nanone muri ibi bihe turimo biragoye kuba wabona umuntu ushobora kuramba akamara imyaka iri hejuru y'ibihumbi 200 cyangwa 200. Gusa igitangaje ni uko mu bihe bya kera, by'umwihariko mu gihe cya Yesu, hari abamaraga imyaka iri hejuru y'500. Kuko uzasanga abantu benshi bavugwa muri Bibiliya nk'uwitwa Metusela, umuhungu wa Enoke, umwe Bibiliya itugaragariza ko yagiye mu ijuru adapfuye. Umuhungu we rero Metusela, Bibiliya itugaragariza ko yabayeho mu myaka igera mu 969. Si uwo gusa kandi kuko na Lameki yapfuye agize imyaka 777. Nakubwira ko kandi urubuga rwitwa Analytic Genesis rwagaragaje ko abantu bose barokotse wa mwuzure Imana yigeze guteza isi kubera ibyaha byari byarabaye indangakamere mu bantu. Buri wese warokotse uwo mwuzure, ni ukuvuga abagize umuryango wa Nowa bose, nta n'umwe wapfuye ari munsi y'imyaka 912. Urabyumva ko ari imyaka myinshi cyane, ndetse hari n'abandi benshi tutabasha kuvuga aka kanya bagiye bapfa bari mu myaka ingana utyo. Gusa nanone nk'uko natangiye mbikubwira, nubwo wagira imyaka myinshi, burya haba hari igihe kizagera ubuzima bwawe bwose bukarangira. Urugero, hari igihe umuntu ashobora kubona urutare akumva ko igihe cyarwo narwo rudashobora guhanguka, cyangwa se ngo narwo rugere ku iherezo ryarwo. Ukakwibaza uti se ko abantu bubaka inzu ntabwo bashobora kujya gufata rwa rutare bakarumenagura bakarwubakisha inzu, ku buryo mu gihe runaka wasubira kureba rwa rutare ugasanga nta ruhari? Nta kindi rero, iryo ngiryo riba ari iherezo ryarwo. Mu yandi magambo bivuze ko rero n'iyo nzu bubakishije ayo mabuye igihe kizagera igasenywa, ku buryo ya mabuye nayo agenda ashwanyagurika buhoro buhoro kuzarinda ashize. Nta kindi rero, iryo ni iherezo ryayo. Hari kandi n'ibinyabutabire bishobora gushwanyaguza urutare. Niyo mpamvu rero ugomba kubona urwo rutare cyangwa n'ikindi cyose ukumva ko kizagira igihe cyacyo kikarangira, kikagira iherezo ryarwo, cyangwa se kikagira iherezo ryacyo. Reka tureke gutinda ku burambe bw'urutare, ahubwo twigarukire ku burambe bwa muntu. Ibi byose mbigaragaje kugira ngo nkwereke ko nta kintu na kimwe kiri ku isi kitagira iherezo. Umunyarwanda wa kera niwe wavuze ngo nta gahora gahanze. Nibyo koko, kandi niba ikintu gihari cyaravutse kigumana kugira igihe cyacyo cy'iherezo. Gifite igihe cyagenwe cyo kugira ngo kibe ku isi, gifite n'igihe cyagenwe kugira ngo kive ku isi. Tukiri aha rero, umwana w'umuntu agira iherezo rye, kuko nanone n'umwana wa Yesu Kristo yagize iherezo. Yesu kandi yari afite intumwa 12, izo nazo zagize iherezo zaryo. Ndetse yemwe hari na bamwe muri bo gupfa kwabo kwagoranye, ariko ntabwo bikuyeho ko ubuzima bwabo nabwo bwarangiye bugeze ku iherezo. Intumwa za Yesu abenshi turazizi, dore ko no mu mashuri twazigaga ndetse n'ubu ngubu mukiziga. Ariko ntekereza ntashidikanya ko nubwo twazize n'ubu mukakiziga, ntabwo twigeze tubwirwa iherezo ryazo. Ndetse n'amagingo na n'ubu ntabwo babibigisha ngo babwire ngo runaka yagize iri herezo. Na n'ubu birashoboka ko nawe utazi ngo runaka mwe mu ntumwa za Yesu yagize iherezo nk'iri ngiri. Bamwe bagiye bicwa basogotwa, abandi babambwe ku biti bacuritse, ndetse n'abandi bashizwe mu mavuta bapfuye impfu zitandukanye. Ndetse yemwe hari n'ababambwe nka sebuja Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo.
ndetse n'ubundi buryo butandukanye bagiye bicwamo. Ese intumwa ku yindi zagiye zicwa ute? Yiciwe hehe? Yishwe ryari? Yohana twumva se ko kwicwa byagoranye cyangwa se gupfa ko byagoranye byatewe n'iki? Ibi byose ugiye kubikurikira kuri Prote Music TV. Ikaze kuri mwese. Hanyuma nkwibutse wowe utarakora subscribe, wowe utaragira ngo ukande kunzogera, uyu ni umwanya kugira ngo ukore subscribe, ukore kunzogera, ibiganiro byacu bizi kugeraho kandi bikugerereho ku gihe, ibiganiro byiza cyane, ibiganiro bizajya bikubaka ugakuramo isomo ndetse ukanamenya n'ibindi utaruzi bijyanye n'ubumenyi bw'iyobokamana ndetse na muzika. Urubuga amazingbibletimeline.com rugaragaza ko Bibiliya ivuga ku ntumwa ebyiri gusa ku rupfu zapfuye, arizo Yakobo na Herode Agripa wa mbere mu mwaka wa 44 nyuma ya Yezu Kristo, ndetse na Yuda Iskariyoti wiyahuye. Uyu nawe ni Yuda Iskariyoti wiyahuye hagati y'urupfu rwa Yezu Kristo. Ubusobanuro ku rupfu rw'intumwa eshatu arizo Yohana Umukundwa, Barutimeyo na Simewo Umunyekanani ntabwo bizwi na gato haba ku muco gakondo w'ahambere. Urupfu rw'izindi ntumwa zirindwi ruzwi n'imigenzo cyangwa inyandiko z'amateka ya Gikristo ya mbere. Dukurikije imigenzo ya Bibiliya, 8 mu ntumwa zapfuye ari abahowe Imana. Iyicwa ry'intumwa 12 za Yezu cyangwa se za Yesu zabanjirijwe n'iyahurwa cyangwa se no kwiyahura kwa Yuda, hakurikiraho ibanga rya Yezu, haheruka Yohana, maze bose uko ari 14, ubwo ni ukuvuga Yesu n'intumwa ze 12 wongeyeho Matiyasi, basoza imirimo yabo batyo. Nk'uko bigaragara muri Bibiliya yera mu gitabo cya Matayo, Yesu amaze kugera mu isi yaturanyije intumwa 12. Nyuma umwe mu ntumwa ze uwitwaga Yuda yaje kumugambanira, maze amugurisha ibiceri 30 by'ifeza ngo yicwe. Yuda amaze kubona ko Yesu agiye gucibwa urubanza rwo kumubamba, yajugunyiye abatambyi bo mu rusengero bya biceri 30 by'ifeza, maze akurikizaho kwimanika. Maze urugendo rw'intumwa 12 za Yesu ruba rutangiriye aho ngaho, ndetse rutaretse na Matiyasi ari nawe wahise asimbuzwa Yuda kugira ngo zigume ari 12. Reka noneho turebe zimwe mu ntumwa za Yesu zabambwe nkawe cyangwa se zishwe zibambwe. Reka duhere kuri Simoni Petero w'i Galileya. Uyu nguyu ni nawe ntumwa Yesu yatoranyije bwa mbere. Uyazwiho cyane cyane ko yihakanye Yesu inshuro 3 zose, kandi yari inkundwakaza ye cyangwa se yari inkundwakaza ye, mbese yari umuntu umwe yizeraga, bagendanaga umunsi ku munsi ndetse amuhora hafi. Simoni uyu nguyu rero yanze kubambwa nka Yesu, yisabira kubambwa acuritse i Roma, aha hari mu gihugu cy'Ubutaliyani hagati y'umwaka wa 34 na 35 nyuma ya Yesu. Uyu kandi yari umuvandimwe wa Andreya, niwe wasubije Yesu ko ari umwana w'Imana, akaba yaranaciye ugutwi umusirikare umwe mu bari baje gufata Yesu. Nyuma kandi yaje kwegurirwa kuyobora intumwa. Uyu nguyu ni nk'ibi ngibi wamumenyaho. Hanyuma indi ntumwa ya kabiri, Simoni Petero rero, uyu nguyu we yari uw'i Betesida i Galileya, yabambwe ku musaraba acuritse kuko yanze kubambwa nk'umwami Yesu, asaba yuko we bamubamba bamucuritse. Uyu nguyu rero yanaguye i Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani mu kwezi kwa 6. Abanyamateka bavuga ko ashobora kuba yarapfiriye imwe na Pawulo kuko ari we bashinganye itorero i Roma, kandi bose bakanicirwa i Roma. Indi ntumwa ya gatatu yabambwe ni yitwa Andereya, nawe yabambwe ku giti nka Yezu. Uyu ni umwe muri babandi babiri bumvise Yohana avuga ko abonye Yesu ako kanya bagahita bamukurikira. Andereya yakurikiye Yezu, amubwira ko ndetse yanamubwira n'aho acumbitse. Akaba yaraje azaniye Simoni umuvandimwe w'inkuru nziza
yuko yabonye Mesiya ndetse aranamujyana aramumwereka. Uyu nguyu rero yiciwe mu Bugereki aho yabwirizaga ubutumwa bwiza. Tariki ya 28 Ugushyingo hari mu mwaka wa 69 nibwo Andereya yabambwe, ndetse kandi yaranabyishimiye ko yabambwe ku musaraba uri mu biti utameze nk'indi misaraba, kuko uyu musaraba wa Andereya we yabambweho wari ufite ishusho imeze nk'inyuguti ya X, ndetse kandi murabizi neza ko iyo misaraba imeze utyo yose yamwitiriwe, ndetse iyi misaraba yaramwitiriye mu Gifaransa ariyo bita Croix de Saint André. Uyu nguyu kandi ndetse yamaze iminsi 2 aziritse atarapfa, ahubwo abwiriza abantu bose basaga kumushungera, ndetse bamaze kuba benshi basaba yuko yahamburwa ku musaraba. Gusa nuko baje kubikora asigaranye akuka gake cyane, birangira ashizemo umwuka arapfa. Reka rero nanone turebe indi ntumwa nanone nayo yishwe ibambwe ku musaraba, uwitwa Filipo washinguwe na Bartimayo nyuma yo kwicirwa muri Turukiya amanitswe ku giti. Uyu rero Filipo yari uw'i Betesida. Uyu ni nawe wasabye Yezu ko yabereka Data wa twese. Yabambwe ku giti ahitwa Iherapolisi, aha ni mu gihugu cya Turukiya. Uyu akaba yarapfuye muri 54. Uyu Bartimayo rero nawe ni imwe mu ntumwa za Yesu 12 yishwe abambwe ku musaraba. Uyu ndetse kandi yari mu bantu bavuga ko i Nazareti nta cyiza na kimwe cyahaturuka. Nyuma akaba ari nawe wa mbere wabwiye Kristo ko ari umwana w'Imana, ubwo nyuma Yezu yamaraga kumubwira ko ari munsi y'umutini Filipo ataranamuhamagara. Bavuga ko bamushishuyeho uruhu ari muzima, ubwo basanze ari kuvuga ubutumwa bwiza. Bamaze kumukuraho uruhu amara iminsi 3 ari muzima ataricwa. Uyu nguyu kandi yapfuye afite imyaka 70. Reka intumwa zishwe zibambwe ni izi ngizi tubisoreza aha, ahubwo tuze kureba intumwa za Yesu muri za 12 izishwe ziciwe imitwe. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 1, nuko muri icyo gihe umwami Herode afatiraho mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Intumwa ya mbere rero yishwe iciwe umutwe ni Yakobo mukuru. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigaragaza neza ko Herode yamwicishije inkota kugira ngo anezeze Abayuda. Hari muri 44. Uyu yapfuye ari wa kabiri nyuma y'urupfu rwa Stefano. Bakuye inkota mu rwubati maze bamukata umutwe. Ubwo nibwo Herode yashatse kwiyongeza undi, maze afata Petero kugira ngo akomeze abashimishe, ariko kubera ko yashizwe mu nzu z'imbohe buri buce ngo bamwice, nibwo Imana yatumye acika. Bukeye basanga yagiye. Yakobo we yarazi kwigisha hamwe n'umuvandimwe we Yohana. Aba bakaba bari bene Zebedeyo cyangwa se Zebedayo. Simone Zerote yamaze kubona ko Yezu cyangwa se Yesu azutse, agira ishaka ryo kubwiriza ijambo ry'Imana no gushyikiza ku bantu ubutumwa. Akaba yarageze mu bihugu bitandukanye. Muri ibyo bihugu harimo Egypt cyangwa se Imisiri, hari n'igihugu cya Sirene, Mauritania, Ubwongereza, Libya na Parisia. Uyu akaba yariciwe mu gihugu cya Siriya, bakaba baramubambye afite imyaka 74. Hari n'izindi nkuru zivuga ko yishwe akatishijwe urukero ubwo yari muri Afurika. Nyuma y'imyaka 96 Yezu azutse. Indi ntumwa ni iyitwa Matiyasi. Uyu Matiyasi niwe wasimbuye Yuda wagambaniye Yezu maze ariyahura. Hari abavuga ko yaje kuzuza ubuhanuzi buboneka muri Zaburi y'109 umurongo wa 8. Reka tuhasome naho twumve ibyo hatubwira. Haragira hati, iminsi yo kubaho kwe ibe mike, ubutware bwe busubire mu ndi. Ahangaha bashaka kuvuga ko kuba Yuda yariyahuye agapfa, mu butware yari afite hagombaga kujya mu ndi.
Ibi rero ngo bishobora kuba byari byaranahanuwe kuva na kera, nuko Yuda asimburwa na Matiyasi. Uyu Matiyasi rero nawe bamuteye amabuye bamuca igihanga mu mwaka wa 74 nyuma ya Yezu. Bamwe nabo rero bagiye bicwa nabi mu ntumwa za Yesu, bamwe barasogoswe, abandi barashinyagurirwa bazira gukorera Imana ndetse banazira ikindi kwizera Imana, kugeza kuri Yohana wapfuye ashaje. Tugaruke ku yindi ntumwa nanone. Iyi ntumwa ni uwitwaga Matayo. Uyu we yahoze afite cyangwa se yahoze akora akazi ko gusoresha, niwe bitaga Lewi, akaba yaranditse ubutumwa bwiza. Uyu nguyu akaba yaranditse ubutumwa mbere y'imyaka 10 kugira ngo apfe. Yapfuye asogoswe, ndetse kandi amakuru atubwira ko yiciwe mu gihugu cya Ethiopia ku mugabane wa Afurika hagati y'umwaka wa 60 na 70 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Bakuye inkota mu rwubati maze uyu nawe bamukata umutwe. Intumwa ya 9 ni iyitwaga Tomasi. Uyu azwi cyane kandi nk'intumwa yahakanye bagenzi be yuko babonye Yesu, ariko ntiyabyemera. Uyu niwe wavuze ati ngiye nabyemera ari uko nkoze ku mwami Yesu Kristo nkareba ibinkovu ndetse n'ibikomere mu biganza bye. Uyu nguyu yicishijwe amabuye avuye kuvuga ubutumwa mu gihugu cy'Ubuhinde no mu Buperesi. Iyi ikaba ari Irani y'ubu mu mwaka wa 70. Mu Buhinde umusozi banamwiciyeho ubu barawumwitiriye, witwa Saint Thomas cyangwa se Mutagatifu Tomasi. Reka turebe iherezo ry'intumwa ya 10. Uyu nguyu ni uwitwaga Tadeyo. Uyu nguyu niwe wabajije Yesu impamvu yabiyeretse ariko ntiyereka ab'isi. Uyu we baramukubise kugeza apfuye, aho yavugiraga ubutumwa Izropotamiya mu mwaka wa 72. Intumwa ya 11 ni Yakobo muto. Uyu niwe wari waratorewe kuyobora urusengero rwari ruherereye i Yerusalemu nyuma y'urupfu rwa Yezu. Akaba yarapfuye ahanuwe ku gasongero k'urusengero rw'i Yerusalemu mu gihe yari atangiye gusamba, ahurizwaho amabuye n'amacumu, aranogoka burundu. Umwaka yapfuyeho nturagaragara mu mateka amuvugwaho. Intumwa ya 12 rero ni iyitwaga Yohana. Uyu niwe wenyine wapfuye urupfu rusanzwe mu ntumwa 12 za Yesu Kristo. Akaba yarapfuye afite imyaka 98. Uyu niwe wenyine mu ntumwa 12 wapfuye urupfu rw'ikirago. Bagiye bagerageza kenshi kumwica ariko bikanga. Hari nubwo bagerageje kumucanirira mu ngunguru y'amavuta. Babonye adapfuye bajya kumuta mu kirwa cya Patimosi ari ku ngoma y'umwami Domitiriyani. Kuri iki kirwa bahamujyanye batekereza ko azaribwa n'inyamaswa zaho, dore ko ngo habaga inyamaswa z'inkazi cyane zifite ubukana ndetse zitinyitse, kandi zabaga zifite n'ubumara bwinshi. Agezeyo yahamaze igihe kinini cyane, igihe kirekire cyane, inyoni zaramwikundiye zikajya zijya kumutoragurira ibyo kurya. Kuri icyo kirwa kandi nyuma nibwo marayika yaje kumusangayo, ahishurirwa ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya cyitwa Ibyahishuwe, bamwe bakunze kwita Ibyahishuriwe Yohana, kugeza ubwo yagaruriwe muri Efeso aho yandikiwe inzandiko 3 za Yohana. Akaba yarapfuye muri 95. Buri ntumwa muri 12 yavuye mu miryango no mu mwuga. Akenshi yagendaga wenyine mu bihugu bya kure atangaza ko Yezu yapfuye akazuka. Kubera ko batangaje izuka rya Yezu bagiye bakubitwa, bamwe barafungwa, kandi abenshi bagenda bicwa mu buryo budasanzwe. Nta washidikanya ko nyuma yo kumukubambwa kwa Yezu Kristo imva yari irimo ubusa nyuma y'iminsi 3. Ibi ngibi kandi mwibuke ko Yesu yari yarabihanuye. Aha niho hahise hava impaka, bakavuga ko abigishwa ba Yesu bahimbye inkuru bakiba umubiri we, bakagenda babesha ko yazutse mu bapfuye.
niba abigishwa ba Yesu barangije byose, muri bose buri umwe yemeye kwicwa kubera ko bari bazi ko ibyo bavuga ari ukuri, bemeye gupfa babizize. Umuhanga mu by'amateka Michael Licona yafashe ingingo y'ingenzi mu gitabo cye The Resurrection of Jesus, tugenekereje mu kinyarwanda bivuga ko bisobanuye ngo izuka rya Yesu mu uburyo bushya bw'amateka. Nyuma y'urupfu rwa Yesu, abigishwa bihanganiye gutotezwa, kandi abatari bake muri bo bagiye bahorwa Imana. Imbaraga zo kwizera kwabo zerekana ko batavuze gusa ko Yesu yababonekeye nyuma yo kuzuka mu bapfuye, ahubwo barabyizeye rwose. Uwitwa Bert Ehrman mu gitabo cye cyitwa Peter and Mary Magdalenes, The Followers of Jesus in History and Legend, hagaragaramo ibindi bimenyetso byerekana ko Petero yahowe Imana. Mushobora no kubisanga muri base mu itorero rya mbere nka Clementua, Roma, Ignatius, Dionisio w'i Korinti, Ireneus, Tertullian n'ibindi. Ubuhamya bwa Yesu buhoraho kandi bwumvikanyweho ni uko Petero yapfuye ari umumaritiri cyangwa uwahowe Imana. Nubwo babambwe ku musaraba, bagaterwa amabuye, bagaterwa ibyuma, bagakururwa hasi, bagatwikwa, buri ntumwa ya Yesu yatangaje ko yazutse kugeza apfuye. Josh M. Sidowell yari umwe mu bashidikanya kumara amasaha 700 akora ubushakashatsi ku bimenyetso byerekana izuka. M. Sidowell yabivuze ku kamaro kajyanye n'izuka agira ati, naje kubona ko izuka rya Yesu Kristo ari imwe mu mpimbano mbi cyane idafite umutima yigeze yibasira imitekerereze y'abantu, cyangwa se ni ukuri gutangaje cyane kuba abigishwa ba Yesu barishwe mu buryo butandukanye kubera ko bakoreraga Imana, bakitwa intumwa za Yesu kandi ataremerwaga. Sabo gusa, ndetse no mu minsi ya vuba hari benshi bahowe Imana. Yewe no muri Afurika hari abizeye Umwami Yesu, nuko bageraho nabo baramupfira. Niyo mpamvu ujya wumva ngo hariho abamaritiri cyangwa se abahowe Imana. Ese ubundi abo bantu bahowe Imana ni bande? Hari abapadiri bera b'i Bugande ahagana mu mwaka w'1878. Abangirikani nabo bari barahageze mu myaka ya vuba. Abagande bitegereje imibereho y'abapadiri bera baratangara cyane. Kimwe mu byabatangazaga ni ukubona abantu b'abagabo biyemeza kubaho ubuzima bwose badashatse abagore ngo barongore babyare. Byatumye abaganda benshi bitabira inyigisho z'abapadiri bera. Umwami Mutesa yaje kubakunda cyane, ariko aza kubarakarira cyane amaze kubona ko inyigisho zabo zirwanya gucuruza abacakara, mu gihe uyu mwami we yabyungukiragamo. Mutesa amaze gutanga yasimbuwe n'umuhungu we witwaga Mwanga. Uyu nguyu yari inshuti y'Abakristo. Muri ibi bihe ibwami hakundaga kurererwa urubyiruko rw'indobanure, abana beza bavuka mu miryango ikize cyangwa y'abatware muri rusange. Aba bajyanwaga ibwami bageze mu kigero cy'imyaka nka 12, bakanahaba bita ku by'urugo rw'umwami. Ni nabo kandi bashimwaga bakagororerwa imyanya myiza mu myanya y'ubutegetsi bw'igihugu. Abo bana bose bagombaga gushyigikirwa cyangwa se gushyigikira ibyigishwa by'ibwami, imico yose na gahunda zitegeka ibwami. Mu gihe cya Mwanga, kugira abantu abacakara no kubacuruza mu mahanga byakomeje kwemerwa. Hiyongereyeho n'imico y'ubusambanyi bukabije bwavuzaga ubuhuha ibwami. Umwami Mwanga amaze kubona ko imigenzereze ya gipagani idashyigikiwe n'ivanjiri yamamazwaga n'abangirikani ndetse n'abakatolika aribo bapadiri bera, yiyemeje gukora propaganda yo kwangisha umukristo wese n'umwigisha muri rubanda. Mu mwaka w'1885 yishe abangirikani benshi cyane. Yosefu Mugasa Mariko Dembe
yari umukategiste w'imena, yamaganye bikomeye ubwo bwicanyi umwami yakoze. Kubera iyo mpamvu Mwanga yaramwanze bikomeye, ategeka kumuca umutwe. Muri ibyo bihe, kubera ko abakristo benshi bose bangaga ko cyangwa se bangaga imico itajyanye n'igihe cy'icyo gihe cya Mwanga. Icyo gihe Mwanga yaciye iteka ko bibujije gusenga cyangwa se bibujijwe ko bakomeza gusenga. Aho ijambo ry'inkuru nziza, ibibamo imbaraga za Roho Mutagatifu cyangwa se za Mwuka Wera ntirisubizwa inyuma n'ibikangisho by'abakomeye mu isi. Niyo mpamvu Yozefu Mukasa aho yiciwe, uwitwa Karoli Mwanga wavutse ahagana mu mwaka w'1865 yakomeje umurimo wo kwigisha iby'Imana. Aba bose kandi bakomeje guhigishwa uruhindu. Aho Karoli Rwanga aboneye ko urupfu rwegereje, yabatije abigishwa benshi bari kumwe ku ya 26 Gicurasi hari mu 1886. Umwana muto w'imyaka ihinga 13, Kizito yamubatije bwari buce barayi babishe. Uyu mwana yabaye agatangaza rwose. Ku munsi babisheho yagendaga yishimye cyane nk'ugiye mu birori bihimbaje. Karoli Rwanga, Kizito n'abandi 9 bose babatwitse bumva ku ya 3 Kamena hari mu 1886. Aba bose bapfuye baririmbira Nyagasani wabiyeretse ako kanya. Hari nk'abandi twavuga nka Mbaga Tuzinde bahatiye guhakana ubukristu ariko aranangira namba, baramukubita kugeza anogotse bamwica nabi. Hari kandi Matiyasi Murumba bashoreye bamutemagura kugeza aguye hasi yikubise aho yari ageze. Abo bose cyabateye kwemera kubabara ku kageni, kandi bari bafite uburyo bahakana ibyo babwirwaga maze bagakira. Nuko bari bafite icyo bizeye kandi rwose bakomeye muri byo. Rero ntabwo ari abigishwa ba Yesu gusa bazizwe gukorera Imana no kuyikurikira. Uko isi igenda itera imbere, bigenda bigaragara ko abantu benshi bagenda batagakiza cyangwa se bava mu nzira y'agakiza, ku buryo byaba byagera ku rwego rwo kuba babura ubuzima kubwo kwizera Kristo no kumukunda no kumukorera. Ese wowe wankurikiye muri iki kiganiro, wakwemera kubura ubuzima ugendeye ku byo wizera cyangwa se ugendeye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa ugendeye no kuba aba bose twagiye twumva bagiye babura ubuzima kubera gukurikira Yesu? Njye simbizi. Iki kiganiro kivuga ku iherezo z'intumwa za Yesu uko ari 12, twongeyeho na Matiyasi wasimbuye Yuda ndetse na Yesu bwite nyine. Wagikurikiraga kuri Pilote Music TV, naho njyewe nitwa Pilote. Mukomeze kugira amahoro y'Imana, ndabakunda cyane.